ariko isezerano ryayo yagiranye n'uwitwa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Bibiri irambwira ngo Imana ihindukirira Abisiraheli irarimenya uko bameze. Ningize Imana muri iki gitondo aya masaha, yo ntabwo mbizahanura uri ahantu wabonaga hari amaboko mabi yaragufashe. Imana ihagurukizwa no kuza kukurekuza ayo maboko mabi yaragufashe. Imana ihimbazwe. Ariko Imana ikadobenedra ikamyanzura, baravuze ngo ntuzakomera, ikanzura kuzakomera. Ntabwo nk'umuhanuzi uvuga ngo Imana iramubwiye nta kivuze. Yarambwiye ngo mbabwire ngo nubwo baziritse iby'Imana yavuze, yo bayitegereje. N'abafite ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana, iyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, iyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye. Uyu kandi ni Dawidi ugarutse. Hari haciyeho iminsi nyine tuganire, none uyu munsi wa none twongeye kubana nawe. Dawidi uraho neza? Muraho. Yesu ashimwe. Ahembazwe mwana. Yego. Umeze neza? Turashimye. Imana ishimwe. Amen. Ariko Dawe, imbere yuko tuganira ibintu byose, mbabarira ubanza utambutse nimero yawe ya telefone. 078 45 Yego. 19 110. Bakunzi bacu mudukurikiye, impamvu mbajije kumwaka nimero ya telefone nuko hari igihe twakira umukozi w'Imana urimo neza, igihe kimwe abantu bakamubura ntibumve ikiganiro ngo bakirangize. Uyu munsi nishimiye yuko abanza gutambutsa nimero ye ya telefone. Waba dukurikiye rero ugira akazi kenshi gatandukanye gatuma udashobora kubona uburyo bwo guterana, hamagara Dawidi. Hamagara Dawidi, turamwizeye, afite imbaraga z'Imana, arimo umwuka w'Imana, n'umuhanuzi. Mufatanye gukora uyu murimo. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usuze abakunzi bacu. Ndabasohoje amahoro y'Imana abane namwe kandi. Yego. Mwuka w'Imana akubere taransiporo yo kujyana kugeze mu cy'Imana yavuganye nawe. Amen. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Imana yera, Imana nyir'ubugingo, Imana nyir'ubutungane, turagushimiye uyu munsi wa none ko twisanze turi bazima kandi duhumeka umwuka w'abazima. Hari abapfuye, izina ryawe nirihimbazwe. Kandi nzanywe nanone kugira ngo nongere mvuge iby'ubwami bwawe n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rihindura ubuzima, ijambo ryawe rirema, ijambo ryawe ridacuye, ijambo ryawe ridasaza, ijambo ryawe rituruta ubukuru. Niryo tugiye kuganira. Nyemerera udushigikire kandi umwuka wawe wera akomeze aherekeze ijambo ryawe. Amen. Urakoze cyane, umwuka wera aherekeze ijambo rigiye. Reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho message Imana yaguhaye. Reka ntangire ndimo ndirimba. Ndi umuhanzi. Yego. Wenda nta studio ndajyamo, ahantu henshi nzwi na, ariko mfite indirimbo nshaka kuririmbaho gato. Yego. Narangiza nkatanga message y'iki Imana yantumye kwezi kamera. Kare. Burya Imana yanjye ntabwo ari nk'abantu, iyo uyitabaje iragutabara, iyo uyihamagaye ngo izi kurengere irakurengera abantu bagatangara. Burya Imana yanjye ntabwo ari nk'abantu, iyo uyitabaje iragutabara, iyo uyihamagaye ngo izi kurengere irakurengera abantu bagatangara. Ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana, ntabwo ariko bizahora kubayirindira. Humura komera, humura shikama, Imana ni gutabara nawe uzagira ijambo.
ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana, ntabwo ariko bizahora kubayirindira. Humura komera, humura shikama, Imana ni gutabara, nawe uzagira ijambo. Nibuka umubyeyi Hana wari warabaye ingumba, Peninaka mu mwaza mukina ku mubyimba, abandi bakamunyega abandi bakamumwaza, ijuru rimutabaye Hana babonye ijambo. Nibuka umubyeyi Hana wari warabaye ingumba, Peninaka mu mwaza amukina ku mubyimba, abandi bakamunyega abandi bakamumwaza, ijuru rimutabaye Hana babonye ijambo. Ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana, ntabwo ariko bizahora kubayirindira. Humura komera, humura shikama, Imana ni gutabara, nawe uzagira ijambo. Nubwo ubona bicitse kandi birenze inkombe, ndetse ibibazo byawe ukumva birakugoye, abantu bavuga amagambo Imana ikavuga ijambo. Humura ntutinye, Imana iragutabaye. Nubwo ubona bicitse kandi birenze inkombe, ndetse ibibazo byawe ukumva birakugoye, abantu bavuga amagambo Imana ikavuga ijambo. Humura ntutinye, Imana iragutabaye. Ijuru riranzura, ijuru riranzura, ijuru riranzura, amateka agahinduka. Ijuru riranzura, ijuru riranzura, ijuru riranzura, amateka agahinduka. Ijuru riranzura, ijuru riranzura, ijuru riranzura, amateka agahinduka. Amen, amen, Haleluya. amen. Imana ishimwe, cyane. Imana ihimbaze. Twari turimo turirimba tuvuga ngo ijuru riranzura, Imana ihimbaze. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 2 umurongo 23. Twumve cyo umwami Imana avuganye natwe. Reka dusube mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoresha barataka, butaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Reka dusubiremo. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka, butaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Nkomeze? Rekeraho. Murakoze cyane. Haleluya. Amina. Tugiye kuganira kuri iri jambo umwanya muto, ariko dukuremo message y'icyo Imana ishatse kuvugana nawe. Ndiyo. Mbere yuko ntangira kuvuga iri jambo, ndagira ngo mbanze mvuga ku ijambo riri mu Kuva, si ngombwa ko wasoma. Yego. Igice 14 ku murongo waho w'10 aravuze ngo Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso bareba inyuma yabo, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo. Birirambwira ngo batakira Uwiteka, babaza Mose baramubwira ngo ntamva zari mu Egiputa kugira ngo tuzane dupfire mu butayu. Baramubwira ngo na mbere hose nibyo twakubwiraga, kugira ngo uturekere muri Egiputa tudapfira mu butayu, kuko byarutaga ko dukorera Abanyegiputa. Bibiliya ivuga iki? Ijambo rirambwira 14 umurongo wa 13. Harambwira ngo Mose avugana n'Imana, iramubwira ngo mbwirira Abisiraheli bihagararire gusa bareba agakiza ndi bubazanire uyu munsi.
kandi abanyegiputa barebaga uyu munsi ntibazongera kubabona ukundi. Ndamubwira ngo bwira abayisiraheli bakomeze bagende. Hepfo gato aravuga ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye unakira. Ndamubwira ngo bwira abayisiraheli bakomeze bagende. 14 umurongo wa 24 aravuze ngo mu gicuku cya nyuma rubanda bari bashyizweyo, kandi kabiri abanyegiputa ngo bari bakomeje kwirukanka na Bisiraheli, kandi nta na gahunda na ntoya yari hari mu Bisiraheli, n'abanyegiputa babirukankanaga bari bazi yuko Imana y'Abisiraheli itari buze kubakiza. Bibiri yivuga iki? Irambwira ngo nuko Bisiraheli mu gicuku cya nyuma jambo rirambwira ngo Uwiteka aritamurura, yitamurura muri ubu buryo. Bibiri irambwira ngo yitamura mu nkingi y'igicu ndetse n'umuriro. Bibiri irambwira ngo yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo bituma kururika aruhije cyane. Ndagira ngo mvuge kuri iri jambo rito rivuga ngo akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Imana ishimwe. Amen. Ijambo twasomye ntabwo narigiye kure cyangwa sinagiye inyuma yaryo, ndagira ngo mbone uburyo twinjira muri message y'iri jambo. Bibiliya twasomye ijambo rirambwira ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, abayisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoreshwaga. Bibiliya irambwira ngo umuniho wabo urazamuka kugera ku Mana. Ijambo rirambwira ngo Imana yibitegereza. Ijambo rirambwira ngo Imana ibitegereje imenye uko bameze. Ningize Imana muri iki gitondo aya masaha kugira ngo Imana izanywe no kukwitegereza. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo si ngombwa ko Imana iza kuri tere. Kwitegereza abanyegiputa byonyine byatumye bacikamo igikuba. Bamenya ko ari Imana y'Abisiraheli bitegereje. Babimenya nta jwi rivuganye nabo. Babimenya nta muhanuzi uhanuye. Impamvu nuko ari ijisho ry'Imana ryari ribitegereje ngo bamenye ko ari Imana ibitewara pero sima no mene fone traiga no asima nowe no mene fore dras. Yo haleluya. Imana ishimwe. Kwitegereza abanyegiputa byonyine zatumye Imana ine pasi Imana mene gloria. Imenya Abisiraheli bishoboka ko wabona nijoro cyangwa aribwo burimo buraca, ariko ninginze umwuka wera w'Imana kugira ngo Imana izanywe no kukwitegereza. Byashoboka Imana yarakurebye ari kugeza mu gihe cyo kwitegerezwa n'Imana. Yo abantu Imana yitegereje irabamenya. Abantu Imana yitegereje imenya ubuzima barimo. Abantu Imana yitegereje imenya icyo bakeneye. Abantu Imana yitegereje yo imenya ahantu bari. Yo bishoboka ko wari uri mu cyerekezo kibi, nigize Imana ngo igukure muri icyo cyerekezo kibi kubwo impamvu zo kukwitegereza, igushyire mu cyerekezo cy'umugambi wayo. Haleluya. Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Amina. Bisobanuye iki? Mose akiri kwa se na nyina, Imana yaramusanze iramubwira ngo nta kintu nakorana na ukiri mu muryango wo kwa so na nyoko bakibandwa bagaterekera bakagira n'ibigirwamana. Namubwira ngo banza uve mu cyerekezo kibi wari urimo, nurangiza uze unkurikire, usiga ibigirwamana bya so na nyoko, usiga umuryango wa so na nyoko unkurikire. Yo ningize Imana yo muri iki gitondo ningize umwuka wera w'Imana ngo gukure mu cyerekezo kibi wari urimo ujye mu cyerekezo cy'umugambi w'Imana. Imana ihimbaza. Amen. Imana Bibiliya irambwira ngo yitegereza Abisiraheli imenye uko bameze. Ijambo rivuga iki? Imana iravuga ngo ihamagara ko kanya Mose iramubwira ngo ko numvise Abisiraheli banishe kandi umuniho wabo ukabungeze ku mutima. Iramubwira ngo ihute. Bibiliya irambwira ngo yarari mu ntama. Jambo rirambwira ngo ko kanya aragiye ngabona igihuru kirimo gikongoka ngo abonda nk'ikirimo kirasha. Bibiliya irambwira ngo Mose yumva ijwi rimubwira ngo Mose kwetura inkweto zawe, impamvu yuko aho hantu uhagaze arahe. Bibiliya irambwira ngo Mose arahaguruka, Imana arayibaza ngo niba untumye untumanye na. Iramubwira ngo wigira ikibazo cyo ngo utumanye nawe, nguhaye umugabo witwa Aroni azaba umusemuzi, ibyo utazavuga azabivuga. Bibiliya irambwira ngo baragenda bagera kwa Farawo. Ijambo rirambwira ngo Imana ikorana na Mose kugeza ku bimenyetso 10, ikimenyetso cya nyuma ngo cyemeza Farawo kuko Imana yari ije mu banyegiputa. Bibiliya irambwira ngo inyura ku bana babo b'imfura. Ijambo rirambwira ngo Farawo yemezwa nabyo. Ijambo rirambwira ngo Abisiraheli Imana ifata agasozi gatoya cyangwa umusozi mutoya wari uri mu gihugu cya Egiputa witwaga Gosheni. Bibiliya irambwira ngo wari urimo amariba
12 ndetse n'imikindo 12 Bibiliya irambwira ngo Imana ibahisha muri Gosheni irambwira ngo ntambwa y'abanyegiputa cyangwa z'abanyegiputa zizigera zibamokera nari ningize Imana aho hantu wabona ugiye gupfira narinzanye itangazo rivuga ngo hari umusozi w'Imana aho ngaho wo kugukirizaho yo aho hantu hagaze hari Gosheni y'Imana yo kugira ngo irokore ubuzima bwawe wowe wabona gusa nkaho Imana ishimwe amina oh haleluya amena Imana ihimbaza Amen. Bibiliya ivuga iki irambwira ngo mu gicuku cya nyuma Imana iritamura nigeze Imana ijya yitamura mu gihe kitaragateganyo k'abantu yo nabonye ibintu byose abantu bakora bajya babanza kubihera mu gateganyo ariko nigeze Imana ijya yitamura mu gihe kitateganyijwe Bibiliya irambwira ngo nuko Pawulo arimo agenda yararimo ajya kuvuga ubutumwa ahantu bita muri Atenayi Bibiliya irambwira ngo agezeyo abwira abantu bo muri Atenayi arababwira ngo nukubera iki mukabije kwibanda mu by'idini ndagira ngo mvuge ku ijambo rivuga ngo Imana igutabare mu buryo butari mu gateganyo k'abantu Bibiliya irambwira ngo nuko Pawulo ahageze ngo asanga igicaniro cyanditswe ijambo rivuga ngo Imana itamenywa ngo arangije arababaza ngo nukubera iki mwanditse yuko ari Imana itamenywa cyangwa ari igicaniro cy'Imana itamenywa baramubwira ngo ahangaha tugira Imana nyinshi dusenga ariko iyi Imana yaratuyobeye tugira Imana itanga imvura iyo dukeneye imvura niyo dusenga hari Imana itanga kubyara iyo tuyisenze mu gihe habuze urubyaro niyo dusenga baramubwira ngo ariko iyi Imana yaratuyobeye ni Imana ikora ibintu bitari mu gateganyo ni Imana ikora ibintu bitari byitezwe ni Imana ivuga kubaho hari urupfu ni Imana igabura hari inzara ni Imana yambika abantu bari bambaye ubusa ni Imana ikora ibintu bitari mu gateganyo k'abantu mu yandi magambo no menefo payigidi wiri no moria Imana dusenga ndayishimiye ko ari ikora ibintu byari bititezwe yo le paya sanse gai moria noa Imana hino ele gai none manefo pai de costi tando asima noma heri wiri gai moria gide shando e pai gai noa yo Imana himbas the power sai gai noa moria gai yo she with the stiri wiri dras Imana himbas yo Imana shimwe twigeze dusenga dufite izina ribi baravuze ko tuzapfa turimbwa ariko abo bavugiye ko tuzapfa turimbwa Imana ibyanzura mu buryo butazwi itugira abagabo Imana ihimbaza yo dushimiye Imana yanzura kuzaheka uri mu maboko y'abantu bavuze ko utazaheka baravuze ngo ntawe uzigeza ikanzura kuzakugeza kure baravuze ngo nubwo yabyara habyaye ntacyo bazamumarira ikanzura ko bazaba umumaro baravuze ngo nubwo ashatse niruzamara kabiri Imana ikarumaza imyaka yo narinzanye itangazo rivuga ngo iminsi abantu bakubariye warayirengeje nibarekeraho yo iminsi abantu baguhaye yo minsi bakubariye narinzanye itangazo rivuga ngo warayirengeje nibarekeraho yo ndafashijwe Imana ishimwe narimvuze ngo iminsi bakubariye narimvuze ngo warayirengeje nibarekeraho ndagira ngo ngutangarize yo Imana ishimwe narimvuze ngo warayirengeje nibarekeraho baduhaye iminsi Imana iduha ukwezi baduhaye ukwezi Imana iduha amezi baduhaye imyaka Imana iduha kurama yo ijambo ryitwa uburame ni umubare w'ibanga w'Imana ikoreramo ijambo ryitwa uburame ry'Imana nta muntu ujya uriroga ngo arishobore ningize ijambo ry'Imana ridakuka ngo Imana ivugane nawe paosi gayi nori ya mori ya gayi Imana ivugane nawe ijambo ritarengwa abarozi batarenga Imana ivugane nawe ijambo abapfumu batigiraho gupfumu gukora uburozi bwabo bwitwa gupfuma gusa yo Imana ivugane nawe ijambo ridasanzwe najya ngo gutangarize hari abantu babonaga ibyaba byararenze inkombe ariko Imana yari intumye ngo ntibyari byarenga ijambo Imana yavuganye nawe yo tuvuge ngo amen Abisiraheli najya ngo mvuge ibintu bine ninanye zasenge Imana ibahagurutsa muri Egiputa icyambere narababwiye ngo shingiye ku rugendo mugiye kugenda ntago muzatwara amazi yo kunywa mutwaye amazi yo kunywa amazi yazashira mutaragera i Kanani ahubwo nimukenera amazi muri mu nzira muzamuhamagareza abaha amazi yo kunywa kabisa narababwira ngo nimugera ahantu mukeneye ubuvuzi murwaye ntago mwatwara imiti rababwira ngo niyo mwatwara imiti ingana gute cyangwa mugatwara amaforomasi menshi ntimwazagera i Kanani ngenzi urugendo muzagenda hari ibintu mutagatwaye mugiye mu rugendo mutazi uburyo rungana rababwira ngo nzabatwaza imiti nimugera ahantu murwaye nzabakiza kabiri rababwira ngo nimugera ahantu mukeneye
ubutabazi bwanjye, ubutabazi bw'ibyo kurya mukeneye mana, nzabagaburira nkoresheje mana uzanye. Ndababwira ngo kandi ikindi, nubwo mwatwara amagariderobe y'imyenda myinshi ntabwo mwazigera mugera ikanani mukifite. Ndababwira ngo iyo ngiyo mwambaye ntabwo izabasaziraho, kabiri n'inkweto mwambaye ntabwo zizabashiriraho. Yo hashimwe Yesu, ibintu by'agaciro Imana yarabidutwaje. Zike tugeze mu gihe cyo gusenga twinginga Imana ibintu twari dukeneye Imana ikabikora kuko twari turimo dusenga. Amen. Narimvuze ngo ibintu by'agaciro Imana yarabidutwaje. Reka mbabwire ijambo, mu minsi yashize nigeze nsenga, Imana irambwira ngo hari abantu baterwa ubwoba n'abantu bagiye bajya ku musozi, abandi bakabahanurira bakavuga ngo dore Satani yaziritse ibyana, abandi bakababwira ngo dore twabonye abantu baragiye ku musozi bagiye guhirika ibyana. Imana yambwiye ijambo rikomeye, yarambwiye ngo nta muntu ukinga uretseyo, yarambwiye ngo niyikinga ntiyagira umuntu ukingura. Irambwiye ngo nyibwirire abantu bari bamaze igihe kinini batewe ubwoba nuko hari abantu batereye umusozi bakajya guhirika ibyo Imana yavuganye nabo. Irambwira ngo nzababwirire itangazo, yo bivugiye imbere ya kamera. Irambwira ndi umuhanuzi w'Imana. Hari abantu bari bazi ko izakora ibyo yavuganye nawe gusa. Imana ije gukora ibyo itavuze papa. Hari ibintu Imana itavuganye nawe ije gukora. Abantu mu gihe bari bazi ko izakora ibyo yavuze gusa, n'Imana ije gukora n'ibyo itavuze. Tujye gusenga. Le code zanimane fone paya sanse gai moria noa. Henone code stito pitandi masino menefo. Heri wiri bini gai moria gai she witangoza nima. Beni wiri dras. Imana ishimwe tujye gusenga. Tujye gusenga. Tujye gusenga. Hashimwe mwami Imana. Ushigikira ijambo yavuze akarihagararaho. Bibutse ko Imana itagica inyuma y'ijambo yavuze, ijambo ryayo rihagararaho kugeza irisohoje. Imana ishimwe tujye gusenga. Imana nyir'ubutware, Imana data wa twese, Imana idahemuka. Hari umugore wari umaze imyaka 12. Bibiri irambwira ngo yari afite icyago cyitwa kuba, kandi icyo cyago cyari cyaramushyize mu kato yo kuko atari yemerewe kubaho abandi bari. Bibiri irambwira ngo nuko yumva inkuru ya Yesu. Ijambo rirambwira ngo ako kanya afata umwanzuro wo kuza kubyigana ngo akore kuri Yesu. Ngo ahageze asanga abantu benshi barabyigana, asanga abantu benshi bazengurutse Yesu. Bibiri irambwira ngo yitegereje asanga nta bundi buryo budasanzwe bwo kugira ngo ahure na Yesu uretse kubyiga abantu kugeza akoze kuri Yesu. Bibiri yivuga iki? Ijambo rirambwira ngo akora kuri Yesu. Bibiri irambwira ngo akimukora ku nshunda z'imyenda ye. Ijambo rirambwira ngo icyago cye kiragenda. Nari nkwinginza aya masaha, wowe warunteza amatwi, yo uri mu byigana ushaka gukora kuri Yesu. Nari nkuzaniye itangazo rivuga ngo kuri Yesu niho hari imbaraga zikiza, niho hari imbaraga zidasanzwe, niho hari imbaraga zitanga ubuzima, niho hari imbaraga zitanga icyerekezo, niho hari imbaraga zihumanura, niho hari imbaraga zizahura, niho hari imbaraga zimara umwaku, niho hari imbaraga zikura muri karande, niho hari imbaraga zikuraho amateka mabi, niho hari imbaraga zimara intimba n'agahinda. Yo nyemerera imbaraga zawe Yesu zikore umurimo ukomeye mu bantu bakurikiranyira ijambo. Narimbuze ngo ijambo rigeze kure aho ugomba kurigeza, kandi umwuka wera w'Imana arishigikira riherekeze, kandi nyemerera rihindura ubuzima. Twagiye dukurikirana abantu bagenda bavuga ngo bari gutanga ijambo ryahindura ubuzima, ariko nasanze nta jambo rihindura ubuzima abantu bavuga uretse ijambo Yesu avuze niryo rihindura ubuzima. Ijambo ry'Imana niryo rihindura ubuzima. Twigeze tuza gusenga turi bamayibo, tutagira aho kurara, tutagira shinge na rugero, yo twambaye ubusa, imiryango yaratuvuye, amaboko y'abantu yaraturekuye, abandi bakaduta ariko bakaduta mu maboko meza y'Imana akadufata. Yo Imana ihimbazwe. Twahagera turimo dusenga nta cyerekezo, Imana ikavugana natwe icyerekezo. Jambo ryawe ritanga icyerekezo, jambo ryawe rihindura ubuzima, jambo ryawe rirubaka, jambo ryawe rirarema, jambo ryawe n'ubwato yo budutwara bukatujyana bukatugeza mu mugambi w'Imana yavuganye natwe. Wigeze usanga urufi rwari rumaranye Yona igihe cy'iminsi 3, rurubwira ngo warufi ndagutegetse. Yona yakabaye ari Nineve ariko ntabwo ari hari, rurubwira ngo ndagutegetse nonaha jana Yona umugezi Nineve, niho yakabaye ariko ntabwo ari hari. Narimbuze ngo utegeke ibintu byacerereje abantu bawe bibajyane bibageze mu mugambi w'icyo wavuganye nabo. Nonyemerera
nyemerera ijambo ryawe ukomeze kurishyigikira kandi uriherekeza mu izina rya Yesu. Abakunzi b'ijambo ryawe narimvuze ngo bakomeje kuritega amatwi no kurikurikirana. Narimvuze ngo nyemerera ijambo ryawe kuko ari umuhigi ushaka icyo ashatse akakigeraho. Narimvuze ngo ijambo ryawe rikomeze rigende riroba umugisha wa buri muntu wese uneza amatwi, kugira ngo uwo muntu wese wari ukeneye umugisha wawe ijambo ryawe rimurobere, rimubere indobani, rimubere urushundura, rumuhereza umugisha wawe kugira ngo umugereho. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane rero wabanye natwe muri iri vugabutumwa. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment. Kandi umukozi w'Imana yatambukije nimero ye ya telefone, mu muhamagare kereka nimba hari ikindi wari ugiye kongera kutubwira. Murakoze. Yego. Impamvu yari tuzanye kwari kugira ngo tuzane ijambo ry'ihumure, hanure mu izina rya Yesu, hanure tubwira abantu b'Imana icyo Imana idutumye mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha, Imana ibishimire. Amen. Turagukunda. Nanjye ndabakunda. Urakoze cyane. Amen.